akabona n'ibya ni hahandi iyo tabikora warataye ubusugi ariko nawe arabikoze cyane wataye ubusugi bikora cyane arasanga arabikoze cyane nyine itoke ntacyo ufite cyo guhomba bikora nyine n'ubundi muzahora abona ko namubwira uti narabikoze ndetse ikindi ni iki warabikoze nyine urabyemera cyane ubyemera niba utayitsoke fata ibyo ubona nyine ntabwo nzi nimba abantu bose bavugisha ukuri kungana gusa ngiye ntabwo njya mbeshya mvugisha ukuri kuko ndanabikunda nanjye ntabwo ndi umuntu mbeshya iyo mbeshye ndababara niyo mpamvu nanjye imana akeneye ko umuntu ababara binurutseho uwo muri gukundana ubu rero abari we twigera turamuvuga amazina wambwiye story yose imeze yuko hahiye utabishaka bagushyira kandi ikintu muri fata ego abifata ati buriya ntabwo mwahura ku munsi wa mbere muri kudetinga ngo uhite ubimubwira ariko ku munsi wa gatatu ku wa kane iyo ubona ko n'undi ari umuhungu ugufite intego umubwiza ukuri kuko ubona n'undi niba ari umuhungu ubona ko afite intego yo kubana nawe ntabwo wamubeshya ku bintu azabona erega ntabwo wishyura ibintu bizagaragara ni nko kwishyira muri kaburimbo ibintu bigaragara namubwije ukuri ndabwira mfashe ku ngufu kuko n'undi yarazi neza ko mvugisha ukuri mubwira uko byagenze kose uko mbibwiye abankurikira ndiko nabimubwiye wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane hari umukobwa hano tugiye kuba tubana niba ari umukobwa arono niba ari umugore simbizi niba ari umudivorce kimwe muri ibyo nicyo gusa n'umwari w'umutegarugori turi kumwe n'umwana w'umutegarugori kano kanya kimwe muri ibyo byose yaba cyo gusa n'umwana mwiza kabisa mbona ku kantu k'akakwete inkweto ngo irahenze inkweto ushobora kuba ngo yanyishyurira inzu niyo makuru natoje ndi kwireba kuri internet ngo ndebe uko bimeze yanyishyurira inzu mu kwezi kuri internet niyo makuru nabonye ku gakanzu karoti yayisinze izina ryo riranyobewe niwe tugiye kuba tuganira yambaye ihembe ry'inzovu komera cyane gira umugabo ndamufite amashyi ntabwo nzi ibyo basubiza sure basubiza ayo Rwanda ya amashyi ntabwo nzi ibyo basubiza sirisiriye mwana ni ukuri ntabyo nzi pe kane duteranyijeho kane tugakuramo kane tukagabanya kabiri ni kangahe ni nka 6 sure ongera ubitekereza kane duteranyijeho kane tugakuramo kane tukagabanya kabiri ni 0 serious man ongera ubitekerezo ngwaye n'akanya ngaho uteranyiwe ruga wintekereresha cyane ndakwingiza ukoze gudashaka gukoresha ubwonko oya wintekerereza ubwonko bwanjye rwo ntabwo rwo gutekereza ubu ukoresha iki ndaruhuka byonyine wakoze iki gute duhuka natekereje ngo tugiye kuganira kare turangijeho kane makuramo kane ukagabanya kabiri ni 6 yala again nawe mfite gutekereza ariko mwana ufashe kane nta no gukora hari icyo twita utuntu tw'utubare turantinga ntago mwanya rega ugafata kane ugateranyaho kane nibura bikaba 8 wakuramo kane bikongera bikaba kane wagabanya kabiri dushye ubwonko bwanjye ngo bibyare kabiri ndwana niki udatema ngo akane kandi bakabazo gato umeze neza yeah I'm good umukobwa w'umunyarwanda ntago yitukuje ntago yitukuje oya urugingo igice cy'umubiri ukunda kuri we niki irebe nakuriyize hari nibyo tutari kubona kano kanya wasanga ari byo tutari kubona kamera abakunzi ba Dream TV hari ibyo mutari kubona agiye ni iki gice ukunda kuruta ibindi nushaka kutubwira icyo utari kubona igice nkunda ni mukanwa mukanwa hanjye seka baya baya nagoye wajya muri kubona
kamera maze kumfasha ure kugakwita hasi bagende banera mu kanwa ke niba wakundira iki wakundira iki makundira iki ntabwo nzi impamvu gusa ndahakunda cyangwa hari umuntu wakongoje guseka neza ntabwo ntawe ariko birashoboka igiconga ni kihe nanga ni amaguru ko mfite amaguru y'abahungu imana nuko mbura uko ngira sha nyine nakubundi sinayaca ndayafite aragenda amaguru ni ay'abahungu rwose wowe natadederata ndabona ntari ariko kuri njye mbona ari ay'abagabo umuntu yapfa guhengekereza akareba uko bimeze washinyiriza tu wabyirengagiza umeze neza sha meze neza ivuga nivuge murakoze abakurikirana Dream TV nitwa Diamante Niki ku mbuga nkoranyambaga gusa amazina ngiye nyiyo nitwa Uwase Queen Diamante nashaka ko kwindanga muntu kiranga mwirangamimerere Uwase Queen nashaka ko ku masambu rwose wakoze nari ngiye gusanga yitwa nka Nyanzari barandibonye niboneye imbwa mu nzu yarwo baranyerera n'ibyo baranyerera nari kuvuga ngo sinzi niba ari umukobwa tugiye kuganira cyangwa umugore cyangwa umudivorce cyangwa biba byiza iyo tuganiriye abantu bazi ngo ni umukobwa ni umumama uri iki muri ibyo ndi inkumi uri inkumi ndi inkumi ufite umukunzi ukiranye nayo ndikukumva nayo negereza ikintu uvuga n'ukuntu wari wikinnye ngo ngo byaracitse n'iki n'iki inkumi ifite inkumi ifite umukunzi niyo tugiye kuba twiganirira hagati aho ngaho ariko ako kanzu ni keza by the way thank you ni keza kabisa n'utundi tw'udukomo hari gift irimo uburyo wazanga zose ari gift z'abahungu umwe babiri batatu bane batanu none se kucyumva ko ari abahungu se kandi nkubaje nanjye nabanje uravuze ngo gift z'abahungu uritiriza kuki utabaje ngo zabaki nibaje nahise rega wabuze gushaka ni iz'abahungu rwose mu buryo bwo kubaza hari uburyo butatu hari uburyo bwo kubaza tugaherutsa n'akabazo hari uburyo bwo kubaza duhengekeranije inshinga ni birebire ariko reka nabonye bikugora gukoresha ubwonko reka winduhiriza ubwonko bro ndakwenyenza aho kabyara hanyuma uri mu mbwira uti ni ukuri rwose abahungu si babi ariko muri ino minsi hari ibintu byambayeho mu buto bwanjye bituma kugeza ubu iyo mbonye umuhungu nta kintu gituma numva arenze numva ari mwiza numva yangarura uti nyuma yo gufatwa ku ngufu ari ubwa mbere ngiye kuba nakambarira imbere y'umuntu gabo utari papa cyangwa utari na mubyara saza wanjye ati ibyo biri mu bituma ndeba abahungu numva umutima ntumeze neza ni birebire wambwiye wenda nyuma ya kamera ariko that's why wavuze ati nta kibazo abakunzi ba Dream TV nabasangiza urugendo rutanyuroheye kugezana n'ubu bituma bingendekera gutyo hari abantu mwambwiye kuri Dream TV ngo mvuga menshi ariko mbangira ngo nyine nsobanura ikintu tugiye kuganira ntago ari ibintu bivuye mu kirere ni ibintu biba bihari ubwo mujye munabyihanganira by the way nabamaze kubyakira namwe ndabakunze mutegetswe no kubyakira ariko muhumure ntago ari bibi yego dutangira urwo rugendo ni nk'urugendo rwo gutakaza ubuzima mu buryo utangiye nakundanye n'umuhungu turakundana numva mwizeye nawe nyizeye buriya nta muntu uhemukirwa n'umuntu atizeye ikintu cya mbere kiba kigomba gukenerwa no kumuremamo icyizere ubundi yamara kubona icyizere akagukorera ibyo ashaka ko uramwizera nta na kimwe wabona ntabwo nyine watekereza ko yabikora kandi azi neza ko umwizera njye nakundanye n'umuhungu dukundana imyaka 2 njya kumureba bisanzwe ntabwo njye nzi ko ntabwo nyine nari nzi biva niyo bijya nari switch 18 wari umaze kurenga aho gato ko yo ribu ibuza abantu gukora ibyo bintu noneho njya kumusura bisanzwe ndagenda ndamusuhuza imvura iragwa ndambwira nije umupira w'imbeho arambwira nta kibazo nje kureba aragenda mu nzu kureba amara y'iminota 15 ndangije ndamubwira se baby kutari kuwuzana arangije arambwira ngo nufate njya mu nzu iwe yego amafanta arambwira usanze ndi kwinywaho nawe wanywa nta kibazo numvaga ko nta kibazo nta nicyo bitwaye bitewe n'ukuntu umuntu mwizera nyine iyo umuntu mwizera nta kintu kimwe yatekereza niko nkunda niba nkwizera nyine
no mind nta kindi. It's okay, ndagukunda. humura nta kibazo tubwire. Ndagenda ndayifata ndayinywa, nkimara kuyinywa ntabwo nzi ngo hakurikiyeho iki. Yari straw orange. Yari citro. Castro kaba Niyo mpamvu buriya nahise mva no kuri fanta. Oya. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango, wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Ntabwo nagize amateka meza na fanta. Ndayinywa ndangije sinzi ngo byagenze gute. hari nkajyanga ryari Hani nka saa 7 z'amanywa. ya Yego. Urumva nyine nari umwana ntabwo nari nemerewe kugenda gusura umuntu nijoro cyangwa ndenze amasaha yo gutaha. Nagiye nka saa 7. Yego. Nahise nsinzira direct. Nakangutse saa 10. Sanga nyine yujuje ibyifuzo bye to. Saa 10 ukangutse uri wisanze he? Nisanze mu buriri bwe. Mu gitanda. Wambaye ute? Nambaye ubusa. Yo. Imyenda yose yakuwe. Mbona n'amaraso kuko ntabwo ngiye nari nzi ngo bivaye bijyahe ngo hazi iki. Humura nta kibazo komera. Wabaye nkuma ariko nzire ko ntabwo biba byoroshye. Nari bikomera. Yego. Twese dutandukana kuva umunsi ntabwo twongeye kuvugana kugeza ubu. Komera wenda tuganire. Wari wambwiye ati rugamba nabonye hari n'abandi babivugana, hari binange numva nababwira bikanafasha. None se umuntu yakibaza uwo musore igere byose mwaraterekanaga sibyo? Diyama hari ukuntu mwaganiraga muri iyo myaka 2 mwari mumaranye kuva hari akantu kumuganira abakundana, hari ukuntu bakururana, ntabwo byajyaga bibaho hagati yanyu? Ntabwo byigeze bibaho uko yanshizemo icyizere, ntabwo nzi ko ibyo ngibyo byabaho. Ntabwo najyaga mbitekereza. Yego. Ntabwo mwagiye munabiganira ko ariko rero iki gihe wenda n'imyaka nigera gutya tuzagenza gutya. No. Ikubwira ko intege ari iherero. Byambwira ngo tuzabikora twabanye. Yes. Hari ikibazo abantu badukurikiye bare buze guhita bagira cyane cyane ko dukurikiye bare mu mujyi wa Kigali, wenda n'abari mu mujyi itandukanye hirya no hino imaze gutera imbere kuko dukurikirwa n'abantu batandukanye bazi ko abakunzi girlfriend and boyfriend hari uburyo nowadays mu isi yateye imbere ibintu biri byo kubonana hagati y'abakundana bisa n'ibyahawe imbaraga n'icyo twakita urukundo sibyo. Bari buze kwibaza ati wowe se wumva gashaho bizarangirira he? Tese ubundi ntukike ko umuhungu wawe afite abandi bagiye babikorana muri iyo myaka yose. Ubundi yajyaga iwe witwara gute? Mwari mubanye gute ubuzima busanzwe? Wajyaga ugateka nk'uko ndi bikora ugafura ukaribuhindura imyenda yawe ukambariye cyangwa se usanzwe warahashye byari mize biti? Waduha nk'urugendo, waduha nka samari ukuntu wajyaga iwe mwari mubanye muto ubusanzwe mbere yuko byewe? Najyaga ngenda nicara bisanzwe ngasanga yatetse. Yego. Harya tukaganira nkitahira nk'ibintu nyine nakubwiye umuntu wakuremyemo icyizere nta hantu na hamwe wamenera utekereza ko yakora ibyo bintu, yagufata ku ngufu, yagusaba, yanagusoma. Twakundanye ntazi ibyo bintu byose. Mwari mutaranasomana? No, nta gusomana. Ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Nta byumviro mugiriraga? Namwumvaga nk'umuntu umukunda nahura nawe wumva umutima urateye cyane, ariko ntabwo natekereza ko ibyo bintu nirinze mu myaka 18 ko yatekereza kubikora. Numvaga ko nta nzira nyine. Kuko naramwizeraga yandemyemo icyizere imbere y'ibindi byose. Yego. Nta bakobwa se mwabonanaga wenda abantu impamvu ndakomeje gusa n'ubariza abantu cyane nagendeye ku isi turimo ya none n'abajene sibyo? Nibura umuntu ashobora kuhita avuga ati yakurushaga imyaka ingahe kwanza wowe cyangwa imyaka 4? Ntabwo ndakubaza yawe actually urumva ko musa n'abari muri same generation sibyo?
hari ubwo wajya umuntu utekereza ko yagucaga inyuma kuba iyo myaka yose atarabigusabye utekereza iki? nari nzi ko ntabyo azi, nari nzi ko ibintu atajya bitekereza bitewe n'ukuntu mubonaga, nari nzi ko ibyo ntabyo azi atajya bitekereza. Nyine ari umuntu uri aho mwiza, iyo umuntu akweretse ko ari mwiza akakuremamo icyizere uhita wumva nta kindi kintu kimwe wamutekerezaho kibi, wumva nyine ari uwo nguwo uko kwiyereka ni kare. Ariko umuntu ni muremure, umuntu ni munini. Twinjire mu masaha yo kukwaka ubusugi. Nyuma yaho icyakurikiyeho ni iki? Mbere y'uko usohoka mu nzu ibyo byose mwabanje kuvugana, hari uko umeze, hari uko wagendaga, hari uko wari umeze mu mubiri, ibiganiro byari bihe nyuma y'uko bigenda gutya, nyuma y'uko ukangutse n'iki cyakurikiyeho? Narakangutse ndamubaza ko ndi kubona amaraso, arambwira ngo uri umwana ariko ntabwo uri umwana ku buryo utazi ibyo ngibyo. Bita mfata moto ndataha, ndagenda mbwira sister, ndamubwira ati yamfashe ku ngufu, ambaza details zose ndazimubwira. Arambwira ati umurege, ndavuga it's okay, nabirenze, ntabwo nkeneye ko ajya muri polisi, wenda yaneneye ninda, ntabwo nkeneye ko umwana wanjye azavuka avuga ko poe namufungishije. Ndavuga it's okay, nta kibazo, ndamwera kuva umunsi kugeza ubu ntabwo ndavugana nawe. Aje nk'imyaka ingahe utabusugi Diana? Ibiri. Yala ni navuga disi. Sorry. Hanyuma ibyo aribyo byose niba se wigeze umubaza ese twikingiye cyangwa wabonye mburiye aho? Nta kantu kari curiosity wabaye, natubaza turi curiosity waba waragize ukavuga ati nyamara ahantu nta wamenya hari sida tuzi iri hanze kumva hajemo no gukomeretsanya. Naho umuntu ahita yibaza ati muri iryo komeretsanya niba nta bibazo byavutsemo wabitekereje iki? Nta kindi kintu, ntabwo nongeye kuvugana nawe. Uwo bwawe wabikoze biki rero? Naramuretse ndiyakira, mpita numva ko abasore bose bashaka kuba bateye nka we. Ndamureka. Ntabwo wigeze ujya kwa muganga rero ngo urebe ibyo? Nagiyeyo bapima basanga ntabwo nanduye, nta nubwo nwitse. Ndabireka ndatuza. Urituriza. Akabazo nari ngiye kukubaza sinzi niba wabisubiza. It's okay. Nyuma yaho ugiriye umwaka wenda wo kwambura ubusugi igihe utari warapanze, nta wundi muhungu se wongeye kubikora utabyifuza? Karakomeye ariko wenda nabwo aguteza akantu k'agatego umuntu atamenya. Arahari. Biri mu byagiye byongera urwango ugirira abahungu? Oya, naje gusanga abahungu bose atari bamwe. Nabyibwiye kiriya gihe nari mbabaye ndetse nari nahohotewe, ariko nyuma yaho naje gusanga ntabwo abahungu bose ari bamwe. Ntabwo ari bamwe pe. Urimo gusaba wamwimatse akakureka ntagufose. Diamante ntabwo uri mukuru ariko nturi na muto, urumva wagize experience ibyo bintu byose. Ubu ntabwo uri isugi avuga ngo biragoye cyangwa se nibigoye, ariko hari ibyo experience, hari ibyo wigiyemo. Hari abakunda kuvuga rero ko ngewe nk'umuhungu sinamenye niba ari byo cyangwa atari byo, ariko nokunda kubyibaza cyangwa kumva barabivuze. Umuhungu wakwambuye ubusugi akenshi nakuva mu mutwe ngo urabumva umukumbuye, urabumva ari we bibaye ngombwa ko wahura nawe. Icyo niki wakivuga nk'umuntu byabaye muri ubwo buryo ku muntu none wanakundaga? Biterwa n'uburyo yabukwambuyemo. Yabukwambuye urimo kubifiringa, mwumvikanye, ubishaka nawe bishaka. Okay. Wakomeza ukibuka byo bihe byiza mwagiranye. Ariko nkanjye ntazi ntabwo byari byiza cyangwa ntabwo byari bibi. Ntabwo nta cyo kimwe ndi kwibuka. Sinzi niba byarabaye byiza, sinzi niba byarabaye bibi, ni ubizi. Ntabwo nzi ngo nagutaye neza cyangwa nagutaye nabi. Ntabwo nzi ngo byaramuryoheye cyangwa byaramurihiye. Kuko nta makuru mfite. Ariko Fabrice mu bwa mbere wumvaga imizi yawe yari iryoshye, yararuraga? Numvaga ari bisanzwe. Sure. Abantu muzi ibijyanye n'ibi bintu, si umukobwa wa mbere tuganiriye yambwira bino bintu muri buno buryo. Ikoze muri comment umbwire, eske hari ikintu gishobora gushyirwa muri fanta, muri drunk itari alcoolize, umuntu yagasoma kumva birasanzwe ikamusimbisha? So mugiye muze kujya mutubwire sinzi, kugira ngo wa mugani mba nakoze ibintu kugira ngo ejo hatazagira undi bigwamo muri ubwo buryo. Hanyuma Diamante ngo experience ibyo bintu
mu gusohoka se wagenda gute washaka gutera agatambwe ukagenda ese kwambara yarakwambitse ibyo byose waracitse intege wacitse imbaraga umuntu yakibaza uko wasohotse subiza umujinya ukoresha ibintu byose uranakubitisha buriya ya nabyukanye umujinya ndeba ibyo ndambara vuba ndasohoka mfata moto ntafite n'amafaranga gusa kuko yarambabaje nageraga kuri dodani nahagarara kuno nyine ntabwo nabwiraga motari nahagarare mveho ahubwo nyine nahagararaga kuri moto nkamufata mitugu ngahagarara kugira ngo itidunda kuri dodani nkababara kuko numvaga nyine n'undi nayo nakomeretse Chris nayo nazanye n'ibisebe nakomeretse kajyaga kuri dodani gahagarara kamuhagarara kuri motari nkamufata mu bitugu mu rwego rwo kugira ngo ntababara poli sibyo uremeye none se ko ndenzeho iki ku byarangiye gusa yangiciye intego nari naravuze ko basi nzashaka umugabo ndi isugi ku buryo atazicuza inkwano ze nanshaka ndi isugi azabona ko inkwano ze zitapfuye ubusa azumva kuba mubikiye rwose none byaranze baragapfunduye barakamennye barakajanjagura nyine nabwo ujye wicara ngo mbize uramukumbuye byawe ni ngwaho yaciye ntabwo njya mute erega namukumbura nzi ko yabikoze mbishaka mwarabyumvikanye twarabyumvikanye ndi no kubyumva ariko yabikoze simbyumva simbishaka sinzi ibyo ari byo biri aho ngaho nabyutse byakozwe urumva nyine ntabwo wandenganya ya yego turi no kugenda rero twisatira umusozo ntituri buze gutinda cyane icyo nakugira ngo ntituri buze gutinda cyane abantu iyo bumvise ibintu nk'ibi bo bibaza byinshi ku mpande zabo ndabizi mushaka mubaza byinshi ku bitandukanye ubwo ni urugendo waciyemo kugeza kana kanya uvuga ati nicaye hano bari kugubona ubuza amabanga ati ukuntu bene urumva na nyuma byaje kujya uwo wanyuma se wenda ntituramugana byinshi we ariko nawe yaje ari umugome nko wa mbere cyangwa indi tekinike yakoresheje ntekereza ko bajya mu gukoresha tekinike nyinshi bakabiri byagenze wakabiri barakundanye aransaba ndamuha ubishaka cyangwa utabishaka mbishaka kuko n'undi ndi kuvuga ibintu nabitse nkaranira byarangiritse n'ubundi harahiye ndi guharanira iki ntacyo nyibitse n'ubundi dushakanye tugakora sexy gusa igena nabutaye yabimenya yakumva ko hari ikintu kiri kubura ku isugi hari n'ibyo namwimye kandi ntabyo ashobora kumva ko hari ibyo namwimye kandi ntabyo mfite cyangwa se kumva ko nabikoze inshuro nyinshi ntazo nigeze nkora gusa n'ubundi kosa rinjeho naravuze akaza muri kakaro ko kubata ariko wabimaga uwijyana ahandi sha ya basi azandenganyiriza ukuri ako kantu ngo karabicira ariko mwana sibyo hari ukuntu guhura n'umuhungu ugira ngo mukuru mu rukundo rutarimo ibyo gusambanya sibyo none bikarangira we mutego kuva se narabikoze ndabizi sindisugi nawe akaransa nimwima turashwana arike moye nimuha nanone abahungu akanyenga ejo ndahura n'undi muhe ako kantu karabagura diama sibyo abakobwa ukayoberwa niba ngo byo bimeze bite beri ikibazo ko mu mwuga hundi ushaka kumwima ari boyfriend aho batazabaho narabikoze akanyanga nabikoze cyane ngo nabaye ngo ikibase Ntegezaga narabikoze cyane noneho mwana mama nyirakuru nanone mwasha byaba ngombwa ko umuhungu gufiteho intego mwabana yabikora agasanga warabikoze ndundi niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibiri byiribanga ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe game changer aka kantu se urakumvise ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa
ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora oda ku bicuruzwa byawe. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. akabona ni hahandi iyo utabikora warataye ubusugi, ariko nawe arabikoze cyane. Wataye ubusugi bikora cyane, arasanga warabikoze cyane. Nyine itoke ntacyo ufite cyo guhomba. Bikora nyine n'ubundi muzahora abona ko unamubwira uti narabikoze. Ndetse ikindi ni iki? Warabikoze nyine. Urabyemera cyane ubyemera niba utayitsoke. Fata ibyo ubona. Nyine ntabwo nzi nimba abantu bose bavugisha ukuri kungana. Gusa ngiye ntabwo njya mbeshya. Mvugisha ukuri. Kuko ndanabikunda nanjye ntabwo ndi umuntu mbeshya. Iyo mbeshye ndababara. Niyo mpamvu nanjye imana ikindi ko umuntu ababara binurutseho. Uwo muri gukundana ubu rero abari we twigera turamuvuga amazina. Wambwiye story yose imeze yuko hahiye utabishaka bagushyira kandi ikintu muri fata. Ego. Abifata ati. Buriya ntabwo mwahura ku munsi wa mbere muri kudatinga ngo uhite ubimubwira. Ariko ku munsi wa gatatu ku wa kane iyo ubona ko n'undi ari umuhungu ugufite intego, umubwiza ukuri. Kuko ubona n'undi niba ari umuhungu ubona ko afite intego yo kubana nawe, ntabwo wamubeshya ku bintu azabona. Erega ntabwo yisha ibintu bizagaragara. Ni nko kwisha muri kaburimbo. Ibintu bigaragara. Namubwije ukuri, ndabwira afashe ku ngufu kuko n'undi yarazi neza ko mvugisha ukuri. Mubwira uko byagenze kose, uko mbibwiye abankurikira. Ndiko nabimubwiye. Yarabyakiriye ndetse arananyakira. Urukundo ntabwo rurobanura ngo byagenze gutya nyeze muri izi nzira wari indaya bagufasha ngufu wabikoze ubishaka. No, urukundo ruzera urukundo. Yaranyakiriye. Yakwakiriye. Hanyuma ibyo byose yarafite mu nazo uko byagenze uko yaryamanye n'abandi. Byabaye igihe cyiza cyo kukubwira ati nanjye urama byagenze. No. Imiriki ngiye ko ndi umwana nk'abana. Ntabwo yamfatiranye. Yego. Twabikoze twabipanze. Yarabanje aragenda gake. Uriya niba ari ikintu cya mbere. Abahungu baba mugomba kwirinda. Yego. Ni umukobwa wafashwe ku ngufu. Mwumve basore. Kubera ko buganiriza girlfriend wawe umubaze si gufashwe ku ngufu. Bwa mbere wataye ubusugi ubishaka. Nimba unasanze ari isugi wari ugiye kubikora umutunguye cyangwa nabikoze nk'uko bankoreye ibyanjye. Nusanga ari isugi mureke. Kuko ntabwo ubuzi intego afite. Mureke. Ushobora gusanga afite intego nk'iyanjye. Akeneye kuzashimisha umuntu watanze inkwano ze. Niba unagukuye miliyoni nagagusanzemo igishushanyo ngo asange bararongoye baragize bati. Nagusange uko yakwifuje. Akakureka gukora imyenda. Atakureka se. Mani abahungu bari serious. Ashobora gusanga uri isugi. Mani akakureka. Avuga ati nimba ririnze imyaka 20. Nge ninde ko Mani basi ndakuretse. Mba nifuza ko abantu bose bamera gutyo. Hari ubu byari byigize ariko wose. Nago bizamba gute se kandi narataye kuri 18 hari harayi. Kuri 18 nge harayi. Haraka rwose harakunguka. Yo. Ariko se twigarukire mu buzima busanzwe tuvugisha muri. Kuko umuhungu akagwa mubigenze gutya ageze aho ngahagize iyo ngiye. Asanze uri yo nose. None atinda kuretse ongera wambare. Mutekereze nawe umusore ariko. No. Ari umuhungu mani, ari umuhungu muzima mani yakureka. Nimba ari ikintu kibo cyambere kibazo. Nubwo yabashaka ikizinda. Yabashaka kunana indaya. Cyangwa yababonye amahirwe mwiza yo kwibonera bakavuga ati ni ngiye ubwo ni nkwibikiyeho nyine ngiye kuko kingorera nubwo uru rugi ninyo ugiye kurukingura ntuzongeye gufata. Oya. Mani mungi yasanze uri isugi bagomba kukureka. Akakurikira nde niba ndi kwibaza. Tubiganireho. Akaguharanira akavuga ati nimba nsanze uri isugi nzakurinda ngo waranire mpaka ubaye wanjye ukabinyemerera. Dore rero aho mubera ngo babi. Basore ngiye kubavugira none uko nshuro ya mbere. Dore ngo aho mubera baba bakobwa. Agize gutya ashatse kwikingurira urugi asanze nta rufunguzo na rumwe rwari rwinjiramo. Sibyo? Nyuma yo kureka urwo rugi arakuretse ukwezi kumwe biratatu. Mu kwezi kwa gatandatu yakongera kuvuga ariko rero aya magi mbitse bashe kuzatekamo umureti ndaho ngaho nkano. Yagerageze kwitekera umureti agasanga rwa rugi barukinguye. Ese urumva byagenda. Koko kadifungo ariko abahungu banga. Namugari cyumva ngo ndibaza ko namugari cyumva ngo uyafata ngo oya ureba ngute sinzi ndumva njya muzi. Wanga kuryamo umureti abandi oya uyafata nk'abajya abandi baryamo umureti. Bajya mu mureti. Ako kantu we nuke. Nje kankubwire man. Nje ndi umubebe.
ukajya gukora sex ugasanga ndi isugi ukangira impuhwe ukandeka bro nakurindira ubaye unkunda nagutegereza kiri tubikoze tubishaka twese cyangwa ukagira ukavuga ati nkurikije ukuntu nabonye wanditse reka kwiyere akira ngo enda ibi bintu niwo bikwiriye aba yarakurinze mwana cyakoze disi umenye we murabyumva mute mwebwe ntago mwanya n'umuhungu gufata akazana amafanta cyangwa akazana inzoga mani akaguhereza ibintu biri bugusinziza akabikora utabizi ariko ubundi biriya ubifata ute si ububwa cyangwa ni tekinike umuntu aba yakoresheje no umuhungu wese ufata umukobwa ku ngufu atabishaka atamusabye n'imbwa uriya mwakoranye bwa mbere n'imbwa nta nubwo ari imwe ahubwo ni umukumbi wazo ubwo wariwe n'imbwa yego yalla yangane umutipe muri kumwe ubona iki mukunda aranyumva kandi aranyubaha ntabwo nagashaka gukora ikintu atambajije nanjye nta kintu nakora ntamubajije urabizi ko turi kuganira kuganira n'igisore kireshya gute ego cyane urabizi ko tuganira n'umusore w'imboga naje mbimubwiye namubwiye ati ngiye guhura n'umukameramani witwa Kenny w'icyamamare muhure n'umunyamakuru witwa Rugabo urabizi ego niwe maraporo yumva atuje mfite umugore akomera afite umugore yanutuje rwose ibintu ni sawa rero hanyuma nawe nandi mvuga ati tugiye kugenda twisoterera umusozo ibyo ari byo byose rero nubwo ibyo rero mumubwire tusanga maze abagabo ni ikibazo biragorana kunze muri kumwe ubwo ntahura n'ibibazo ntajye bigenderamo akabaviga game yabyo oya gusa hari nk'ukuntu nk'iyo umukobwa yafashwe ku ngufu like nkanje ushobora kujya gukora sex ukabishaka ku mubiri utabishaka mu mutwe harimo ibindi bintu mani ku mubiri ukabishaka rwose umuhungu mugakundana akagukoraho mani akaguseduisinga ibintu byose ukumva ari sawa ariko mu mutwe utabishaka bene gake urumva birakugora ariko iyo uhuye n'umuntu ukunda agenda akumenyereza gake njye namenyerejwe n'umuntu nkunda ko niyo muntu twabikoze bwa kabiri sure ya ese umuntu mukundana niwe burya urugero wabongeye kuwe ngo amarembo kare murakazi amarembo wanyinguriye yego komeza sinza yanyuza amabandi Aho always come in my way ngo amarembo wamukinguriye nta bundi muntu rwose wayinjiramo yaca he aho karembo nagatekerejeho nataye amarembo umuryango wari umuryango amarembo bwiza yakinguye atazigera acamo n'indi niga ubu nawe niwe winjiramo agakinga agasigaye yikingiye akigendera wese shaninjira yafunze okay left yarafunze ubundi ubwongera gukingura mandi muri kodoro kuri saro wafunze abanyarwandakazi muratwika kodoro negereje nyine ninjye nawe nyine turavuga urumva hanze nawe uzaturukayo mu gikari ntawe ndi muri kodoro yarafunze ashobora kuba ufite agafunguzo kamwe yego yaje arafungura akinjira agasiga funze yajya kugira ngo nyagafunga n'agafunguzo yego abandi bantu urasanga ari abantu rero bafite urugi rufite nk'ibifunguzo urugi ibifunguzo bifite n'abajya ibifunguzo za gereza ari ibifunguzo wagira n'iby'ishuri nabyo byari n'ibya kera ntabwo ari bibi ariko it's okay nakabwa gacimo wenda by the way aba bana b'abakobwa tuba tuganira ndetse n'inkumi n'abamama by the way tuganira nubwo muvuga ati arabaza muri comment tuwarakaraya please commentateur banjye it's okay ibitekerezo byanyu bikenewe ariko nubwo mwa mudukurikiye hari abatabasha kuvuga bimwe mu bikomeye baba baracima ariko hari n'ibyo bidusigira kunte gufita akakanya hari umwana ufite oya wumva uzabyara bigenze bite uzabyara n'umukunzi muri kumwe cyangwa wumva murakisha mu gihe cy'ibishimo nk'abajene of course oya namuhisemo paka umubyari ntabwo kubyara ariyo ntego ahubwo gukora umuryango nyine tukabana akambera umuryango niyo ntego nambere umuryango azatuma tubona undi muryango arakanga ari gushaka kukumenyesha niba urakabina simbizi wambabariye ko no kuri mbabarira umbwira ariko it's okay n'uburenganzira bwawe numva bikugoye no bivuge nakaye ga technique mukoresha nimutwarinda ntidutwarinda njye na boyfriend wanje ntabwo tubikora buri munsi none se ugira ngo umunsi umwe ntijyamo oya hari ukuntu nyine umuntu baramiziye tu waraje n'iki ngiki nkajya muri masturbation iminsi 12 nkaba nakora sex sinta ya kandi ko tubigenza iminsi 12 uvuye uvuye muri masturbation bitego n'umuntu arubara 12 n'umara 7 biterwa
bakobwa mube mwumvira nyamara mbabariza muri abamushinyitse muri guseka uravuze ngo ndi kubagira inama ntabwo yarataba bibi ntabwo bihira abantu bose harabagira ngo kwezi kwa fake kuri regereye guhindura kugenda kwihindura agira ngo namve ko mukoresha kondo ntabwo tuyikoresha umusozo ameze neza kabisa ibintu ni amahoro n'umutegeko turi kugana ku musozo ahantu hose hari ikiganiro tuba dufite abajepe baturinze nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783 3 7 8 0 9 6.